umukobwa mwiza ni umukobwa ufite isura nziza by the way. Yeah man. Bavanga umukobwa mwiza ni mu mutima sindeba, mu mutima sindi Imana. Ariko iyo ufite face fresh nkabamona nini abantu no kwihisha nabari kwihisha Dorine ni beri cyane Eric umuziko mama right, nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye wa eshatu akadomo bwiza akadomo.com ndetse no ku buryo bwa YouTube channel kuri Bwiza TV. Ndizera yuko mumeze neza. Nitwa niyo buhungiro David, kuri kamera za Bwiza TV ndi kumwe na Degate Pro. Ishusho ryiza mubona niwe uriri inyuma. Hano ndi kumwe n'abatumirwa tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Mere hano iburyo, reka tangira twibwira. Kwibwira by'amazina abadukurikiye kugira bamenye ninde turi kumwe. uwo turi kumwe nitwa Bizaza. Bizaza. Right, hano okay nongere nshime cyane online Bwiza TV kubera ibintu byinshi cyane igenda igeza ku bahanzi. Big up online Bwiza TV. Nkuko bisanzwe nge nitwa DJ Clue, benshi bazi ku rubuto igipapayi. Igipapayi, right. Reka dutangire ku gipapayi. Hanza ngaha ngabantu ngo ipapayi bazimereye nabi. Ipapayi bari kuzirya nimba batayi bazi ugo rubuto. Meruka gushyira indirimbo hanze yitwa igipapayi, ariko bigaragare ko abasore bose n'abagabo bari kurya urubuto cyane kabisa. Sinzi impamvu bataruryaga mbere nimba batari baruzi. Hari mushaka kwibaza koko ni ipapayi koko wa mugabo we? Yama ni igipapayi kabisa bisanzwe. Nuko gusa nyine ngiye abantu babwira ngo ni igipapayi bagahinduramo ibindi bintu, ariko ni igipapayi ngiye manandika ni igipapayi nanditse. Dukubitiraho gato kugira ngo none abantu badukurikiye nabo koko baze kutubwira ese uyu mugabo ni ipapayi ashaka kuvuga cyangwa ni ibindi. Mu buzima busanzwe sinjya nkundi imbuto, ariko igipapayi ngikunda byasaze. Nubwo umurima wanjye uri kure, reka mbwira umuhinzi akinzanire. Ndavuga igipapayi. Right, bayita igipapayi. Ubusaza ariko numvisha ngo bari bagutsinze ngo ku mukobwa wakoresheje muri video. Uyu mukobwa nakoresheje muri video kabisa bamwita Jennifer OG, no warwimiyaga hano mu ntara y'Irasira. Abantu benshi bari bamunsinzeho kabisa, urumva ngo urimo ngo kugenda wihisha. No kwihisha nabari kwihisha, sinzi indirimbo kabisa ibintu birimo kabyaranyobeye. Arambwa ati Clue, indirimbo yawe yatumye nihisha, sinyiba mu rugo. Urumva ndajya ahantu hose ngatambuka bafotora, ese bimeze bite? Ngambwa nta kundi nyine ni igipapayi, ubwo bari basanzwe batazi igipapayi. Right, niba nawe urya ipapayi uyu ni umwanya kugira ngo ushakishe iyo ndirimbo bita igipapayi kugira ngo utangire uyikurikirane. Right, tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Turi buze kuganira ku buzima bw'uyu munsi wa none tubayemo abajene. Dore yahanga hari projet mufite, uretse kuba uri umuhanzi hari n'ibindi ukora. Reka duhere kuri projet yanyu ya film. Murakoze cyane. Wambaje ngo nitwa nde cyangwa se banzi kuri izina. Bwiza TV ni Bizaza TV muri kumwe wicanga imbere, ariko nyine amazina nkoresha y'ubustari ni Bizaza kuko nyina muri film yitwa Bizaza series. Ndi umukomediye, ndi umacteur wa filme, ni ibintu byose nahare hejuru nahakugeza. Uze kudukubitira akantu kamwe kugira ngo aba n'umufonateri wa Bizaza TV. Igitekerezo cya Bizaza cyaje gute? Igitekerezo cya Bizaza ni kirekire. Bizaza yatangiye ari Bizaza series, ariko nyine urabizi ko muri iyi minsi nyine pinda ni hatari. Pinda ni hatari nyine, ariko ugasanga nyine naje kureba mbona story y'umwana, ni true story. Umwana agahora ubuzima ari hatari, byo kurya ni danger, cyo kunywa amashuri ni hatari, ariko nyine agahora afite kumva kazakora kagera ahantu agera nyine tu. Ubwo rero iyo film naje kuyandika, ubundi abahanzi iyo tugiye kwandika tureba ubuzima buri hanze tukaba ati niki kigezweho tukacyandika.
ubwo rero iyo filimi igitekerezo cyaje niga mu wa gatatu troncome ariko mu wa gatatu troncome nibwo icyerekezo cyo kwandika filimi cyaje ariko bizaza ni ibya primaire bizaza ni ibya primaire kuko nabuvuga akantu kose nkavuga bizaza niyo munsi wa none usanga urubyiruko bavuga ati uyu munsi ndakora ariko nizeye yuko ejo bizagenda neza cyane. Projet murayifatanyije mwembi? Ya urakoze cyane projet ariko neza katari projet y'ubuhinzi uri kumbaza projet yabizaza. Projet narayitangije ubundi groupe dukoramo yitwa intwari zikomeje. Intwari zikomeje ndabasuje cyane kabisa. Intwari zikomeje ubwo byaje kuba ngombwa ko twegera uyu DJ Kuru nawe ubwo ni umwacteur wa bizaza ubwo afatanya na groupe. No kuvuga ngo byaje kuba ngombwa ko iyo muri gukora projet hari ababivamo bitewe nuko babona amafaranga atari kuza vuba nyine just mu buzima bw'uyu munsi abantu benshi bumva ko gukora ako kanya utubona amafaranga kandi nyine social media bisaba gukora cyane nyine tu. Ubwo rero byaje kuba ngombwa ko DJ nawe tumwinjiza muri projet ubwo nyine nawe n'umufatanye w'ikorwa bizaza kandi akaba n'umwacteur. DJ Chairman. Ni gipapayi wallahi. Gipapayi ngubu kabisa. Ngubu tugiye gukora ibintu byinshi by the way. Tugiye gukora ibintu byinshi tugiye gutangira ibintu byo gukora ni seri zikomeza ku buryo abantu bazajya badakuraho amaso yo kuri Bizaza TV. Bizajya bigenda neza cyane ko ni channel imaze kugera kure cyane. Harimo abo abacteri n'abakobwa dufite, harimo abasore b'abacteri bakina neza cyane kabisa. Ko nabashe kubabona ndavuga abanga ni fresh. Abantu bose ubwo mwareba kuri Bizaza TV kugira ngo nimba ibyo mbabwira nimba ntari kubabeshya kugira ngo bize kugenda neza. Bayisure ni lazima cyane kabisa. No kuvuga ngo nutazajya umbona mu ndirimbo wowe uzajya umbona muri Bizaza TV. Man kabisa. Hari wari watangira gukinamo ku buryo wadukubitira nk'akantu ujya wicara ugataka kan iyo nkibutse uburyo kinagakinnye? Gukina naratangiye hari utundi tutari twashiraho hanze ariko n'utundi twasize hanze na karore gakeya twarimo gukina n'uyu musore wacu Bizaza n'undi wundi utahari ariko ni role itagoye cyane cyangwa se itari mu bintu byinshi cyane wayishaka wese yajya kuri Bizaza akayibona. Nukuntu kira gipapayi n'ubundi nyine nk'ibisanzwe baba barimo kukimbaza bavuga ati gipapayi ko turi kubona cyahitinza ahantu hose kiri gutambuka bafotora ntabwo dononge sinzi impamvu gusa igipapayi bakireba uko bisanzwe igipapayi kimeze neza. One day ni igipapayi kizaza muri Bizaza kizaza muri Bizaza kibe abe umwacteur uko n'umukobwa uzi ubwira mera gukina gutya akabyumva n'umukobwa uzi gukina by the way kandi ntiyarabimenyereye ariko n'umukobwa ubwira ikintu akacyumva kandi umukobwa ufite isura nziza. Right. Bivuze ngo nabandi bamukeneye ko bamukoresha abakeneye kuba bamukoresha baca kuri crew baca kuri DJ kugira ngo bataza kumujyana mu bintu bitaza kuko inzira ye ndagira ngo inzira ye izaba inzira nziza. Man. Tukiri aho ngaho DJ umukobwa mwiza kuri we n'umukobwa umeze umukobwa mwiza ni umukobwa ufite isura nziza by the way. Bavanga umukobwa mwiza ni mu mutima sindeba mu mutima sindi Imana ariko uyu ufite face fresh nkabamona nini abantu ni neza hari inyuma ni neza imbere ni fresh ndabangane agarara aho ngaho ndamukurikira mwana bimeze bitima ko kanamba. Right, ndizera yuko mwaryowe n'ikiganiro ni Bwiza TV. Nge nitwa niyo bungiro David ndi kumwe na Bizaza ndetse na DJ mu kiganiro. Ubifatanya gute gukina comedy no gukora izo filimi no kwiga? Nyine kenshi na kenshi kwiga amasomo ariko kuko kwiga ari byinshi gushobora kwiga moto kiga imodoka ariko nabyo ni amasomo byose ni igipapayi gusa byose nyine biba biri kuri Bizaza TV wabihasanga. Amasomo ubundi nge niga ubuganga bonye ngomba kwiga imyaka 5 ndanabikunda cyane kuko kuva na kera numvaga nshaka kuba umuganga ariko byaje kuba ngombwa nyine ko nisanga mu bya filime mu ndirimbo nyarwanda ziloko mu bisigo imivugo byose mba ndiyo ndabyandika byose kubifatanya rero ubundi ibintu byose ni time management kubimanaginga A1 kabisa ishobora kujya ngugere ku kintu no ukoresha igihe cyawe neza
ni ukuvuga ngo niba ngivuye ku ishuri saa 10 mpita njya mu ikayi nkahita nanga igitekerezo nabonye muri class cyangwa se cyaje numva ndi muri free time nkacyandika n'igihe cy'amasomo nacyo nkagikurikirana ku buryo na ewana n'umikristo ngendo mba ndi no wa mbere kabisa. Right, watubwiye ko ukora uretse kuba harimo filimi mugaragaramo ndetse na hari comedy, wadukorera hamwe akantu gato kuri comedy? Comedy ubundi nuwango hari filime hari na comedy. Hari comedy ushobora kuba warakinnye hanze avuga ati light that is good yakunzwe cyane ku buryo wenda nk'agasene gatoya cyane wagasubiramo? Ya comedy nigeze gukinaho nakinye comedy inozi ziri kundya nyine baravuze ati ewana nagiye umuntu uza nyine agaragaza akira akantu tugashyire ku social media ndabona bwari ubwa mbere niyo comedy nakunze cyane. Hari abanyeshuri basaga 5,000 hari i Musanze ndangije ndabona reka ngene ngikora nyine to iyo comedy inozi zazi ziri kundya ya tugiye ay right, ndizera yuko mwe mukurikiranye Bwiza TV kiganiro ni show, ndizera ko ikikomeje kubanyura. Ndi kumwe na DJ Crew n'igipapayi, mwabyumvise by'igipapayi yasohoye ndetse na bizaza. Hari abantu benshi uyu munsi wa none baba bashaka kwinjira mu mwuga wa sinema. Ni nk'izihe nama wabaha cyangwa se kuba bakina comedy? Hari n'umuntu ushobora kwifuza kuzakina muri bizaza cyangwa se hari ubundi bufasha runaka? Ya kabisa sinema nyarwanda ni nziza cyane. Impamvu uwari wese bikuza muri bizaza arafunguriwe kuko turi umuryango mugari, nakubiko turi intwari zikomeje. Kuba ari intwari zikomeje ni umuryango mugari, harimo abaganga, harimo abakina filime, abakina comedy, abanyamakuru. Ubwo ni groupe ndende nyine tu buri wese yaza agakora mu dutse na projet menshi, gukora amaseri, kubaka ama restaurant, ni byinshi cyane. Ariko nk'umuntu washaka kwinjira muri bizaza cyangwa gukina sinema ni nziza cyane. Usibye no kuba utanga message information zitambuka mu gihugu, n'akantu karinjira tu. Ariko biravuna man. Umuntu wahita winjira akanya mwatangira kumuha ku gafaranga? Umuntu wahita winjira akanya, ubundi ibintu byose na action plan. Urategura, ukandika, ukavuga. Ariko nk'umuntu waza ubu ngubu bene agomba kubanza yakora. Arakora, yakoze agafaranga karinjira. You're right, ndizera yuko ikiganiro cyabanyuze. DJ Crew niki wabwira abantu bakunda ibipapayi nyine tunasoza tugana ku musozo? Ya abantu nababwira abantu bakunda ibipapayi ko n'abakunzi banje, ariko ndabashima cyane kabisa kuko igipapayi bari kukirya pe. Bari kukirya, barakishimiye igipapayi, ndakubwiye ngo bari kukirya. Barajya mu isoko bakakigura man, ariko zirambuto nimbabazi ya simbizi nge sinjya nzirya zirambuto zirimo imbere. Nago nyenye nzirya zirambuto ya man. Ubwo rero nababwira ngo Bwiza TV online bayisure, iki kiganiro baraza kugisangaho. Hari n'ibindi byinshi bari buze kusangaho. Imbere online TV nayo ni TV baza gusanga ibintu byinshi. Bizaza TV ni TV baza gusangaho ibihangano byacu byiza kandi byinshi. Ijisho ry'umuhanzi nyarwanda mu DJ kuri nuza kumubona, nabwiye ngo kabisa bana Bwiza online TV ndagushimye cyane kandi nawe ndabashimye. By the way, David Mazina, big up bro. Man, uri gukora neza cyane. Cameraman, big up bro. Ira camera, the get pro. Ndamwemera byatari. Man, acteur wanje, acteur fondation niko navuga ugiye kubaka inzu bundi ubanza gusuka amabuye, yani fondation nyine inzu kayuzuza ihagaze fresh. Ubwo rero umuntu iyo nzi ihagazeho ariyo Bizaza TV ni Eric.
ariko ubundi akoresha bizaza TV ndamushimye cyane batangiye kera hari aho bigeze ariko nababwira abantu bayisure kabisa iri ibintu byiza hariho abakobwa beza kuri bizaza TV by the way ba originali urumva ndabasuje cyane abakobwa dukinana abasore dukinana ariko uyu ngara bazi bose ba Natalia ba Etienne Dorine ni benshi cyane rikri ni benshi ni timu nyinshi cyane kabisa intwari zikomeje mwese big up ndabashimye cyane kandi mukora neza by the way dusoza nawe igira ikintu wabwira ariko hari akantu ugize kubaza DJ Kuro akantu yawe arakinyemo ako DJ Kuro azko yancishije ku ruhande gerageza twongere biragoye kuba yagakina wenyine kuri filime nyine twatse ku topic y'ubati abakobwa beza barahari no we nyine yanjye numvaga ko abakobwa beza badahari aho nyine azavuga ati abakobwa barahari bijya tambwira igipapaye ibintu nk'ibyo DJ Kuro hakuso mukakanya nambwa abakobwa barahari beza bahe koko hakuso bari udusozi tw'iki narakubwiye ngo abakobwa ntabo hari sikari ariko uzajye unagaritse amatuza uterurikiza ariko reka nkwereke umva ngamereza urugero noro girava basi mu buzima busanzwe sinjya nkundi imbuto ariko igipapayi ngikunda byasaze uyumara kubwira uvuga ko bweza uzana igipapayi aho kusisisha no ngushije koko uza uko bweza babaye igipapayi cyane yewe ndi igipapayi you're right nako ngako dusoza batubwira kuri ya nama ndizera yuko abantu mukunda bano bagabo icyo usabwa umwe ni kuri kujya kuri YouTube gashaka indirimbo yitwa igipapayi ni DJ Kuro ugahita uyibona ndetse ukibuka no kujya kuri bizaza aho hose ugakora subscribe ugasharinga ku nshuti zawe nyine kugira ngo bajye banogirwa n'ibintu bihaca buri munsi ndashimira n'abantu bose bakomeze kudutera inkunga bakomeze gutera inkunga bizaza TV by followinga Instagram Facebook bizaza TV ni nziza cyane ewana welcome back kora subscribe kora share utere comment inkunga yawe niyo musingi wacu kabisa nagushimiye ewana murakoze cyane right ndizera yuko mwese twabanye mu kiganiro cyabanyuze narindi kumwe na The Get Pro kuri kamera abatumirwa ni DJ Kuro bizaza nge nitwa niyo bungiro David mukomeze kugira ibihe byiza iyi ni Bwiza TV wibuke gusura wa eshatu @bwiza.com ndetse no gusura Bwiza kuri YouTube mukomeze kugira ibihe byiza